time ni ikibazo. So mwambara imikandara rero tugiye kugenda, tugiye guflying. Okay, put on your seat belts kugira ngo tuvuduke turebe ko saa moya n'igice twaba tugize gute, twaba dushoje. Ningira amahirwe ndasoza before that. Reka dusenga. Turagushimiye Imana yacu iri mu ijuru, tugushimiye ko waduhaye ubwenge nk'ubwo tumaze kubona muri aka kanya, ukaturema nk'ibiremwa bitangaje. Tubonye brain yacu ko ifite capacity iruta computer zose dushobora kubaka kuri iyi si, memory iteye ubwoba. Reka rero muri aka kanya Umwuka Wera amanuke kugira ngo atwigishe ibindi, kugira ngo pathways zacu zifungukire kumva ijambo ryawe, kandi ibyo turi gukuraho uyu mugoroba bizadufashe none n'iteka ryose. Ibyo nambaje mu izina rya Yesu. Icyisho kiravuga ngo ibanga ryo kubona amahoro ni iki? Ni iki? N'umudendezo. Bimeze bite? Birimo biragenda? Okay. Twagiye ibingibi ntimubyiteho cyane. Ibi ntimubyiteho kuko twagiye. Uwo musaza mubona yigeze kugira ikibazo kidasanzwe. Abantu baraje baramwiba, agira amahirwe arabukwa ishusho yamwibye. Aravuga ati ibyo ari byose uyu muntu ninjya kuri polisi nibanyereka amafoto ndabumenya. Ageze ku cyapa ya polisi yarafite agahinda gakomeye, yarafite umubabaro ukomeye. Aravuga ati hari umuntu wanyibye ariko namufite amashusho y'abajura bazwi muri iki cyaro, nimubona ndamumenya. Burya muri polisi bafite perfect record nabo y'abantu bajya barega ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. So this particular person nawe yakekaga ko amashusho yaba hari. Igihe ageze kuri polisi barimo kugenda bareba amashusho, umupolisi areba ishusho arongera areba wa mugabo, areba wa mugabo. Aravuga ati hang on a second, urimo gushaka umuntu wakugiriye nabi, ariko se iyi shusho mbona ko mbona isa n'iyawe. Muri make nawe yarashakishaga, nubwo yari yagiye kurega ababaye ko hari abamugiriye nabi, nawe hari abari abo yagiriye nabi. Iyi si ifite ikibazo gikomeye yuko twifuza kuyibamo n'umudendezo n'amahoro tutabyifuriza abandi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ugasanga umusore afite girlfriend aramufuhira 100%, ntashaka ko n'umusore umuvugisha, ariko yamara kugira uruhande agatangira gutereta abandi bakobwa. Hello. Ugasanga ikintu wowe urashaka abandi baba perfect, kandi wowe urashaka kuba free nkuko ubyifuza. Iyi si ifite ikibazo giteye ubwoba, gitewe nuko abaturage b'isi ari bo bayanduje. Haleluya. Reka tujye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, turasoma igice cya 24, turajya ku murongo wa 5 wa 6 kugira ngo mwumve ikibujije isi yacu amahoro niki. Yesaya 24 umurongo wa 5 n'uwa 6. Muri berangira aravuga ngo kandi isi uhumanijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko. Bishe iki? Bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Umurongo wa 6, nicyo gitumye umuvumo utsemba isi n'abayirimo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwika kwa hagasigara bake. Mu yindi version ngo bagasigara mbarwa. Igiteye isi ibibazo, ikibuje isi iyibazo nta kindi nuko abantu badashaka gukurikira ibyo Imana yategetse. Abantu barava mu masezerano umunsi ku wundi, amasezerano bagirana n'Imana, amasezerano bagirana n'institution zabo, amasezerano bagirana n'imiryango yabo, amasezerano bagirana n'inshuti zabo, kubera ko ibyo abantu batabikigenderamo, the world has no peace. Impamvu uyu mugoroba tugiye kureba ko ibanga ryo kubona amahoro nta rindi ni gukora ibyo Imana ishaka. Haleluya. Muri Yesaya 48:22 hari wagezeyo, ndagira ngo abasomyi bihute. Wowe jya muri Yesaya 48:22. Muyobozi
ubwo tugeze aho ngaho. Jya muri Zaburi 34:14 bose, jya muri Zaburi 119 umurongo w'165, Imigani 28 ndabyivugira. Haleluya. Twagiye Yesaya Yesaya 48:22 ati iki? Ati nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka agira ate avuga. Reka nkubwize ukuri, ushobora gukora ibyaha uzibona wakubonye, ariko hari uwakubonye wowe wagize ute? Wibonye. Kandi ubwo wibonye ukaba uzi ko wakosheje, icyo cyaha wakoze kizakubuza amahoro, kuko nta muntu witinya. Hari ujya witinya? Burya hari abantu bashobora gutinya bakakubaha kubera ko umuyobozi, kubera kuri mwarimu ntiyakuvuga kubera kuri mu amanota make, ariko wowe ntabwo wakwitinya. Nawe ubwawe uzibuza amahoro yabure kubera iki? Ko wakoze icyaha. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka agira ate, niko Uwiteka avuga. Niba dushaka amahoro rero tuve mu byaha. Haleluya. Tuve mu ki? Tuve mu byaha. Zaburi 34 ati iki? Zaburi 34 umurongo wa 14. Ujye ubuza ururimi rwawe kutavuga iki? Ikibi n'iminwa yawe. Ntabwo ari ubushaka. Soma ukurikiyeho turebe, hari igihe verisiyo zigenda zikavanga. 15 ba mu byaha. Yego, nuwo ba mu ki? Va mu byaha ujye ukora iki? Ibyiza. Ujye ushaka amahoro uyakurikire kugira ngo ugire ute? Uyashyikire. Haleluya. The secret ni ukuva mu ki? Kuva mu byaha. Zaburi 119:165 aravuga ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi. Nta kigusha bagize bate? Bafite. Reka mabwire ikibazo isi yacu ifite muri iki gihe, nuko abantu batagishaka kumva amategeko y'Imana. People want to be free from God. Freedom from God is becoming a slave to sin. And when you become a slave to sin, you are saying bye bye ku kintu bita amahoro. Niyo formula. Niyo mpamvu Umunyamigani 28 umurongo wa mbere yaravuze ngo umunyabyaha ahunga ntawe ugize ute? Ntawe mwirukanye, ariko umukiranutsi ngo ashira ubwoba nk'iki? Nk'intare. Uzi umuntu kuba yakoze icyaha akumva buri umwe wese yabibonye, aho aciye kavuga ati abantu bose bagize bate? Babibonye. Uzarebe umunyeshuri urimo gukopera, hari igihe mwarimo bayiciraho gusa ati buriya yambonye agatitiranye, byigeze kumbaho rimwe. Abantu barambwiye batari kowe uzakomeza kuba kwizera gusa Yesu gusa, waretse neza tukaguha hari ikizamini ugatsinda nk'abandi bana. Ndagasukwera kuko Yesu bajyaga gutsinda uyu munsi uri umunanire, ndabwira kada nimujyane ibintu byanyu. Barongera baragaruka baranyigisha kugeza igihe banyihanishije. Uzi ko hari umuntu akubwiriza akakwihanisha ukemera gukora icyaha, baranyihanisha ndemera. None se sha ubu ko mubigiye kubimbwira yari practical exam, ubu ndakora izo practicals gute n'iminota isigaye? Bati nta kibazo katuguye ibisubizo nugera muri ahita ubibona. Ntago nabifata bati byandika. Nari mfite ro gutebo inyuma hari page iriho ubusa, ndakopora ndangije mfata kawunga uzi kawunga mfatanisha za mpapuro z'inyuma kugira ngo nyine nuza kureba checking abone ko ari ibintu biraho. Ndabyibuka mwanemo yaraje agira atya za pages ageze ahandi inyuma byanga gufunguka, agira amakenga, aravuga ati ahantu hari iki? Ariko abitwara atanyeretse ibibaye ibyo agiye gukora, arayitwara. Ayitwaye ntago muzi cyambayeho. Nabize icyuya kuva mu mutwe kugera ku birenge, gukora birananira. Aragenda abandi batangira practicals, nge ndicara ntangira kubira icyuya gusa. Hashize umwanya aragaruka ati kutarimo kwandika. Nahubwo ngewe nari ntegereje ko polisi iza kumfata. Cyari ikizamini cya leta, nari ntegereje ko agiye guhamagara polisi ikaza kagira ite ikantambikana. Ubwo icyo gihe hari icyo wakora? Ubwoba bwari bwanyisha, amahoro yabuze. Ati kutandika kutarimo gukora. Nuko ndamubwira ariko ndacyasoma ikibazo.
Nujya asoma ikibazo ati se amasaha ko agiye kugushirana ntacyo urakora, ubwo umutima wose utekana, navuga nti niba yanabibonye buriya yambabariye. Haleluya. Nahise numva yagize gute? Yambabariye. Kandi koko yari yambabariye kuko yapaje nasanze yabiciyemo, yabijugunye. Imbabazi nari nagize gute? Namaze kuzubona. Icyo gihe nizi isomo rikomeye cyane, navuga ntabwo nongera kubikora. Ariko iyo uri umunyabyaha, iyo utwara imodoka mu muhanda uzi ngo ufite ikibazo, umuntu wambaye kajiri wari wese ugira ngo ni polisi, ukaba uzi ngo ari buguhagarike byanze bikunze. Ariko iyo uri umukiranutsi nta kibazo ufite, ibintu byose biri ku murongo, nta muntu ugutera ubwoba. Haleluya. Imana rero yatanze amategeko yayo akuye gutuma tugira amahoro n'umudendezo, ariko hari abantu hanze basigaye bigisha ikinyuranye. Ugasanga bakubwiye ngo amategeko y'Imana ntagikoreshwa, abandi bakubwira ngo ayo ngayo yakuweho kera. Harya ubwo iyo ukuyeho amategeko y'Imana usigarana ayandi? Halo? Iyo avuyemo hasigara ayandi? Hasigarayo abantu cyangwa se Satani, kuko Satani akorera mu bantu, Imana tukayishyira ku ruhande, tugasigarana ibyacu. Kandi ibyacu shaho bihora ari amafuti gusa. N'amategeko twitwa Meza twicara tuyahindagura buri munsi. Muzarebe dushyiraho n'inteko ishinga iki? Amategeko, kugira ngo yicare ihore yiga amategeko mashya, ihore hindura ayo twanditse nabi. Buri gihe ugasanga nicyo bashinzwe kwiga amategeko no kwanonosora, ariko ay'Imana ari perfect. Haleluya. Haleluya. Wenda turabona mu kanya abandi bakubwira ngo amategeko ntabwo akijyanye n'igihe. Don't keep in the past. Dufite amategeko mashyashya. Bari aba volunteers ntabwo nshaka uyu mugoroba, nta mwanya mfite. Haleluya. Twagiye. Iyo usomye Matayo 5:18 havuga ngo iki? Babasomye banjye mwihute turyane turebe ijambo ry'Imana icyo rivuga. Iyo umuntu avuga ngo amategeko ntawayashobora, ngo amategeko araruhije, Yesu yigishije iki muri Matayo 5:18? Yego. Ati kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizagira bite? Aho bizagira gute? Aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti nimwe cyangwa agace kayo kangana iki? Gato. Haleluya. Kugeza aho byose bizagira gute? Bizarangirira. Ariko ko muri abanyeshuri inyuguti zigira agace gato ni nk'izi? Ni i, sibyo? Kugeza aho isi n'ijuru bizarangirira. Ngo ahari akadomo kakandi ko hejuru ntabwo kazagira gute? Ntabwo kazavaho. Ariko umuntu agahangara akavuga ngo amategeko yavuyeho, ngo amategeko ntagikoreshwa, ngo amategeko ntakijyanye n'igihe, ngo amategeko ntashoboka. Ariko dusome mu rwa Yohana 2 umurongo wa 3 avuga ngo iki? Aravuga ngo kitumenyesha yuko tumuzi. Iki nicyo kitumenyesha ko tugize gute? Ko tumuzi. Nuko twitondera iki? Amategeko ye. Uvuga ko amuzi? Ushaka ntusomye igice? Ntusomye igice? Rangiza interuro. Yarangiye. Okay. Ubwo washaka kujya hariya mu cya 5 umurongo wa 3. Ihute kabisa. Tujyanemo. Uyu musore twakorana mubonye. Haleluya. Baravuga ngo iki? Gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntagira ate? Ntarushya. Reka mbabwire, ibi mbivuze tutaraye twize ikigisho cyane mugoroba bavuga ko bidashoboka, bavuga ko biribeshye. Ariko bo twari kumwe nimugoroba twasanze ko iyo twemera umwuka wera kuza muri twe adutera gukunda no gukora ibyo Imana yishimira. Haleluya. Ntabwo ari wowe ubikora, ahubwo ni Kristo uri muri wowe. Haleluya. Iyo twemeye kumutuza mu bugingo bwacu, iyo twemeye gufunga avenues batubwiraga, mind yacu igahari focused kumvira Imana, ngo ntago birushya. Uyu mugabo ubivuga, uyu mugabo utanga ubuhamya, ibi nawe yahoze ari nk'abandi, bamwitaga mwene nkuba. Ni umuntu wagiraga umujinya, ni umuntu sikuvuga ngo nasanze abantu bavuga izina ryawe, tutegeka tugende tubabuze.
hagaragara umuriro ugenda ubotse. Ngo Yohana uko yari ameze. Ariko uko arushaho kugenda abana na Yesu, haleluya, uko arushaho kugenda umwuka uramuhindura, yageze aho ahinduka the apostle of love. N'abamwicaga ntiyabarakariraga, yarabwira ati bana banjye. Yakane Yesu ufata bana banjye, munumva nabikora. Uriya mugabo utarampemukiye, uriya mugabo w'indahemuka, njyewe namuhemukira gute? Bati nyamara turakijugunya muri buto. Ati bana ba muraba mwikurije ubusa. Ubwo se ko nimushyira muri buto hari bupfa umubiri. Kandi njyewe uyu mubiri ko ntacyo tugipfana cyane, ibyawo ko byarangiye, nimara gupfa ko kiye kizagera ngimana na Kristo, ubwo muraba mukoze iki? Bati nyamara turakotsa. Bagashyiramo nk'agasenene batura ntabwo ubwo bufite. Ati ntabwo, haleluya, bamujugunye muri buto, aho kugira ngo imwotse ivamo yamuhaye kasiki ni nk'ak'umwana muto, haleluya. Ati iki kigabo rero ntawakukica, ntabwo byoroshye. Bati uwo musaza we nta kindi cyagushobora, reka tukujugunye kuri Island of Patmos, inzoka nizitakurya, intare zagira zita. Ibyo nibikunanirwa inzara zakwiyicira. Bagezeyo basanga Yesu amutegerereje, haleluya. Hano duherwa ibyahishuwe, ntabwo ariko yahoze. Ariko uko ijambo ry'Imana tugenda turirya, uko tugenda twegera Imana, tugenda duhinduka, uko twemera umwuka wera kutuyobora, ibintu byinshi wagabaye udashobora birashoboka mu izina rya Yesu, haleluya. Ariko iyo wamaze kuvuga ngo ntibishoboka, ubwo ntibishoboka. You are correct. Wavuze ko bidashoboka, ntibizigera bishoboka. Ibyo uvuga zaba ari ukuri. Ariko bidashobokera abana b'abantu, ko Imana bize bite? Birashoboka. Haleluya, haleluya. Hari abantu bamwe bigisha nabi. Hosea bavuze neza, avuga ko babibye umuyaga bazasarura serwakira. Hari inzira umuntu yibaza ko ariyo gukiranuka, ariko amaherezo yayo ari inzira y'urupfu no kurimbuka. Yesu avuga amagambo akomeye muri Matayo 21:22, amagambo azatera traffic jam. Traffic jam murayizi? Hari amagambo azatera traffic jam y'abantu bajya kurimbuka, y'abantu bajya kurimbuka, kuko bazaba ari benshi. Hari wagezeyo? Matayo 7:21. Yego. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, ntabwo ari uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agira ate ashaka. Nuko ngo bangahe? Ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntabwo twahanuraga mu izina ryawe, ntabwo twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntabwo twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Komeza usome wisoze. Ati nibwo nzaberurira nti sinigeze kugira gute kubamenya. Mwumve imbere mwaki namwe mutekereze. Abantu ubuzima bwabo bwose bari bazi ngo barakorera Imana, bari bazi ngo barakorera iki? Imana. Satani ni umuriganya ku buryo azabeshya abantu batuye isi kugeza ku munota wa nyuma, ubwo bazagenda bazi ngo barimo kujya mu ijuru, bagatungurwa nuko Yesu abwiye ngo ntabwo nigeze kubamenya. Why? Bishimiye ibitangaza bakora batazi ko na Satani yabibakoresha. Bishimiye ubuhanuzi bakora batazi ko n'amadayimoni abikora. Bishimiye ibitangaza n'ibimenyetso batazi ko ibyo Satani abipirata, bagira ku munota wa nyuma guhagarara imbere y'Imana bazi ngo barajya mu ijuru, ariko batarimo kugira gute, atariho bajya. Ikizakubwira ko uri umukozi w'Imana ntabwo ari uko wakoze ibitangaza. Ikizakubwira ko uri umwana w'Imana ntabwo ari uko washoboye kurotora inzozi ngo uhanurire abantu bizababaho, cyangwa ubonye ibyo baraye bakoze. Reka da, ikizakwemeza ko uhamanya n'Imana ni ukukurikiza amategeko yayo. Haleluya, haleluya. Ibindi byose Satani ashobora kubipirata, ariko bigeze ku mategeko bihinduka ikindi. Reka nkurarike ejo uzaze urebe na Satani ubwo icyo yazize.
kugira ngo dusobanukirwe neza uko tugomba kubigenza. Umugaragu w'Imana ati hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ari inzira y'iki? Z'urupfu. Pawulo yandikira Timoteyo amubwira igihe cy'imperuka, yaramubwira ati igihe kizaza ubwo abantu batazihangana inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibigira gute? Ibibanezeza. Muri iki gihe za gospel abantu bakunda, ibiterane abantu bibaryohera bakaba benshi, ntabwo ari ibibwiriza abantu kwihana no kubaha Imana. Reka da, igihe wumvise ngo hari umuntu ushaka kubwira yuko uzatsinda ikizamini, bikubwira ko hari umugabo ugiye kuva i Burayi akaza agakubita ubukwe, ibyo nibyo abantu bakunda. Umukobwa tugize guhora aransetsa, yaravuye muri shopping muri shiki yo kwitegura ubukwe bw'umugabo atari yakabonye, kuko hari pastor wambwiye ati hari umugabo ugiye kuva muri Canada. Ugiye kuva he? Muri Canada, agiye kugukubita ubukwe kandi buzabera muri Radisson Blu. Yahise yakira ijambo ajya kwigera imyenda, kuko nta mafaranga yari afite yo kwigura. Ajya kwigera iki? Imyenda. So abo nibo bigisha abantu bashaka hanze. Kumva ngo umuntu uzava Canada amukorera ubukwe, byanze bikuze nibarangiza gukora ubukwe azamutwara he? Azamutwara Canada. Kandi hari abantu bamwe success kuri bo ni ukugera muri Canada, ni ukugera muri Amerika, ni ukugera i Burayi. Iyo yagezeyo aba yumva ageze mu ijuru, ariko yagerayo agasanga nabo bararwara, yagerayo agasanga nabo barapfa, yagerayo agasanga nabo hari ubushomeri nk'ahandi. Reka mbabwire, aho tuzarangiriza ibibazo byacu, inzozi zacu aho dukwiye kuzisoreza ni mu ijuru. Haleluya. Ni ukuri aba ari izaba focus yanyu, aba ari izagitwara intekerezo zanyu. Ibyo mwisa ducamo ni ukuri mwige kuko ni byiza. Haleluya. Mukore n'imirimo kuko ni byiza, ariko ibyo byose bikwiye kudufasha gutegura ejo hazaza hacu. Haleluya. 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 Niba ugize amahirwe ukaba umunyeshuri w'umuhanga, ujye ukora neza, uba umuhanga cyane. Nugira amahirwe ukabona akazi, ujye ugakora wivuye inyuma kukorera umwami wacu, kuko uzi ko ab'iyisi ari igihe batagushima, ariko Imana yo mu ijuru yagushima. Haleluya. Haleluya. Abantu rero muri iyi si bashaka kwiyumvira ibanezeza. Iyo umuntu umbwiye ngo amategeko yavuyeho, aba yumva abonye umudendezo wo kwikorera ibyaha. Siko bimeze? Kuko burya itegeko niryo ritubuza gukora icyaha. Iyo warikuyeho rero nta kindi, abantu bigwiziriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Reka twihute, nta mwanya mfite, kugira ngo tugire amahoro n'umudendezo, nuko tugendera mu byo Imana yategetse. Umunyezaburi 119 ni wari ukiriyo wadusomera umurongo wa 45, ni wari ukiriyo wadusomera. Ego. Kandi nzagenda n'iki? Umudendezo. Kuko njya ndondora amategeko wagize ute? Wigishije. Niba ushaka umudendezo, rondora amategeko y'Imana, umenye icyo Imana yigishije, usaba ubuntu bw'Imana kugira ngo ushoboreshe kugendera mu nzira zayo. Naho ibyo bidahari, nta mudendezo ugira ubona, ntibishoboka. Ese dukuyeho amategeko y'umuhanda muri Kigali, tukavuga tuti rwose reka buri umwe wese atware uko agira ate, uko ashaka, abantu bose tubaho umudendezo waboneka mu muhanda. Halo, tubabona mu muhanda? Kuba nava nkagera i Kanombe, amategeko y'umuhanda bayikuyeho imugoroba, nagerayo wapi? Icyambere cyabaho nuko nagera mu muhanda ngasanga imodoka zifunze, kandi imwe irimo kubona bica, ku mwese yashatse kunyura aho ashatse, zirabanza zikibana bikaba birarangiye. Icya kabiri, za accident zaba muri mugoroba ntimwabona aho muzikwiza. Ibitaro byose byakuzura za accident zitewe n'abantu bashaka gutwara uko bashaka. Ariko kubera ko hari amategeko agenga imikoreshereze y'umuhanda, twese tugira umudendezo wo mu muhanda.
ubu se twicaye hano tukumva umukuru w'igihugu atanze uburenganzira ngo mu gihugu cy'u Rwanda nta tegeko rigihari, umuntu wese akora ibintu uko abishaka, byagenda gutera? Muna byagenda gute? Ni bangahe bakumva banezerewe? Hari abanezezwa nabyo? Kuvuga ngo you are free to do whatever you want, nta tegeko riri mu gihugu. Hari uwo byanezeza? Nta n'umwe. Uwo byababaza se? Icyambere cyabaho, iriya modoka ntabwo ninjye wayitahana. Buri umwe wese yayifata akayigira ubwo nge kaba kabaye, sibyo? Nagera mu rugo nkasanga hari abandi bagize bati inzu bayitwaye. Icyakora wenda nanjye nahita nk'aba university. Nanjye kaminuza ndayibohoje ibaye yanjye kuko nta tegeko rihari rimpana. Mwakwemera ko minerivare? Ni ukuri abantu bigisha abantu ibinyoma barambabaza. Nta kuntu wakuraho amategeko ngo dushobore kubaho. N'ay'Imana niko bimeze. Niyo mpamvu Yesu mu magambo yakoresheje muri Luka 15:17 ndizera ko agezeyo. Soma wumve. Aravuga ngo icyoroshye nuko ijuru n'isi byagira bite? Byashira. Kuruta uko agace gato k'inyuguti yo muki yo mategeko kagira gate kavaho. Ariko sha dufite abantu hanze aha kandi bo bakristo sha ubona bari genuine, you know, baba kristo ubona babirimo neza pe, ariko bakavuga oya amategeko amwe nta kigize ate nta kirimo. Biravuga ngo n'agace k'inyuguti mu mategeko nikavaho, none urafata itegeko ukajugunya ugafata irindi ugahindura uko ushaka kandi ugakomeza wumva ko ibintu byose ari amahoro. Yesu ati icyoroshye nuko ijuru n'isi byagira bite? Kurusha uko agace gato ko mu mategeko kagira gute? Iby'Imana yavuze mujye mubyitondera. Haleluya. Mujye mugira mute? Mujye mubyitondera. Ubu nta hantu washobora gukora umuhanda nk'uyu ngo ube kuguha icyapa kigaragaza ukuntu uriya muhanda umeze. Bakwereka ko hari kosi rikomeye kugira ngo ugabanye iki? Umuvuduko. Nutawugabanya ntabwo uri buri kate. Ukavuga uti rero njyewe ndi umusirimu ntabwo amategeko nyashaka, ukikomereza uko byakabaye. Ayiwe ntabwo harenga. Amategeko nayo kuturinda, nayo kugira gute? Nayo kuturinda kugira ngo dushobore kubaho no kumererwa neza. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Niyo amenyekanisha iki? Icyaha. Kuko itegeko iyo ritaza kubaho ntabwo twari kumenya icyaha icyo ari cyo. Amategeko ni nk'indorerwamo. Ni nk'iki? Ni nk'inye? Ni nk'indorerwamo. Umuntu yizi ko ari mwiza cyane nawe yakeneye indorerwamo. Yego oya? Abana bigeze kubabaza ngo Imana ibahe iwabo. None abana basubiza ibibazo bitandukanye. Umwe ati twebwe iwacu Imana iba muri salo aho bicara. Undi ati twebwe iwacu Imana iba mu cyumba cyanjye. Undi ati twebwe iwacu Imana iba muri dushe. Ibyo bisubizo byatunguye mwarimu. Ababaza ibisobanuro. Ubiba muri salo aravuga ati twe tujya kuvugana n'Imana tujya muri salo tugasenga. Baravivura. None se sha wowe kuvuga ngo mu cyumba cyawe ni kubera iki? Ati kubera ko ngiye kujya kuryama barambwira ngo Imana ibane nawe. Urumva ko nta handi iba mu cyumba cyanjye. Bageze ku mwana wavuze ngo muri dushe, we igisubizo yasubije cyatunguye buri umwe. Ati mu gitondo cya kare buri gihe njya nkumva papa aravuze ngo oh my God you are still there.
kuko uwo mugabo yari afite umugore mwiza cyane. Iyo yajyaga muri dushe ko habaga harimo indorerwamo, yarirebaga akongera akireba ku buryo gusohoka byamuberaga ikibazo, kugeza igihe umugabo arambiriwe akaba ati oh my god you are still there. So umwana we yumva ko Imana ibaye. Burya reka nkubwire, uramutse usa neza nta kibazo wagira n'indorerwamo, kuko irakwereka ibigushimisha, siko bimeze n'amategeko y'Imana. Uramutse utari umunyabyaha nta kibazo wagirana nayo, wagera ukishima ukarebamo ugatikinga uti Yesu warakoze. Haleluya. Uko ugenda wisuzuma ugenda uvuga uti ijuru ni ukuri rirakora, n'iki ndakiretse, n'iki ndakinesheje. Uko ugenda uvivura icyoro kikaba icyande, kikaba icy'Imana. Ariko iyo uzi ngo you are not at par with the commandments, niho ugirana ikibazo nayo, kuko rizakomeza rikurege, rizakomeza rigushinje kuri umunyabyaha. Icyo gihe warikunda reka da. Waba nk'umudamu umwe yari umukobwa w'umwami, she was a princess. Igihe cyose subject bamubwira ati uri igitangazo, usa na bike, uri mwiza cyane, akurira muri icyo kinyenga cy'ikinyoma. Bukeye ngo aza kugira nabyita ko ari ikibazo, ahura n'umuntu amugurisha indorerwamo. Amugurisha iki? Indorerwamo. Yirebye ayohe aravuga ati ntabwo ari byo. Ubuse iyi myaka yose maze, ubu abantu bose bambeshyaga n'iwacu bakambeshya nsa gutya, ariko ngo ageze haravuga ati ariko se indorerwamo n'abantu n'indunkunda nirugero te n'indunkunda, iki kintazi kirambeshya reka nkimene. Agira ate? Arayimenagura, ahitamo kwemera ibyo abantu mubwira ko ari mwe. Reka mbabaze, ninde wamubwiza gukuri? N'abantu cyangwa n'indorerwamo? Halo, unyuma hari ndagira ngo numve ko twumvikana. N'abantu bamubeshyaga n'indorerwamo? N'abantu. Hari abantu hanze bagendera mu kinyoma, mugendera ku munyenga yuko ari intungane, kandi indorerwamo ibereka ikinyuranye. Indorerwamo ibereka iki? Ikinyuranye. Bagahitamo kwanga indorerwamo, bakishimira ababashuka, ababwira ko ari intungane kandi atari byo. Niba ushaka kumenya ko uri intungane, jya mu ndorerwamo. Jya mu ki? Jya mu ndorerwamo, wisuzume, umenye amategeko aravuga iki, amategeko yigisha iki, amategeko harimo iki. Noneho wakwisuzuma ukamenya neza niba koko hari icyo ukwiye guhindura. Imana yatanze amategeko 10. Angahe? 10. Kandi ayo mategeko 10 iyo usomye mu gitabo cya Yakobo, urwandiko Yakobo yanditse, ugasoma igice cya 2 ugasoma umurongo wa 10, hatuvuga ko iyo ukuyeho rimwe usigarana 0. Usigarana iki? Ntabwo usigarana 9. Ntabwo usigarana iki? Ntabwo usigarana 9, usigarana 0. Ayo ntabwo ari amagambo yanjye. Waba uriyo shangu yasome mbere yuko dusoma amategeko 10. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10, unsome ngeze ku wa 12 wihuse. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10. Ngo umuntu wese witondera amategeko yose, yego, ngo abacumuye angahe? Angahe? Yose. Kubera iki? Uwavuze ati ntugasambane, ni wavuze ati ntukice, nudasambana ariko ukica, ngo ubucumuye angahe? 10. Gukuraho rimwe does not equal to 9. Imibare mwize muri kaminuza uyu munsi muyirivising. Haleluya. Iyo bijyanye mu kumvira Imana, ugahitamo itegeko rimwe ukarikuramo, ntabwo 10 minus 9 minus 1 equals what? Equals 0. Siko bimeze. Imana rero ijya gutangira gutanga amategeko ari byavuze. Yabati ndi Uwiteka Imana yawe, yakuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'iki? Mu nzu y'iki?
y'uburetwa. Niyo mpamvu yatangiye imutegeka amategeko 10. Ndagira ngo muyatege amatwi neza, ngiye no kuyisomera. Haleluya. Irya mbere yaramubwiye ati ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukagire iki? Mu maso yanjye. Irya kabiri, ntukireme igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa munsi mu mazi y'epfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Itegeko rya kangahe? Rya kabiri. Turi kumwe? Itegeko rya kangahe? Rya kabiri. Irya gatatu aravuga ati ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka utazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Itegeko rya kane aravuga ati wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukora imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga uri iwanyu. 11 Imana itanga impamvu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka kuwa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Haleluya. Irya gatanu, wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Haleluya. Iyo bigeze mu Efeso hatubwira ngo niryo tegeko rya mbere rifite isezerano. Haleluya. Niba ushaka kuramba, niba ushaka kurama, wumvira ababyeyi, so na nyoko. Haleluya. Hanyuma irya 6 ati ntukice. Ntukagire ute? Irya 7 ati ntugasambane. Irya 8 ati ntukibe. Irya 9 ati ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Irya 10 ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cyande cya mugenzi wawe. Imana imaze kuvuga aya mategeko, yibuka ko kubera icyaha twibagirwa. Haleluya. Kubera icyaha tugera dute? Twibagirwa. Irangije irayandika. Igira ite? Irayandika. Amaze kuvugana na Mose ku musozi wa Sinayi, imuha ibisate by'amabuye 2 biriho ibihamya byandikishijweho n'urutoki rw'Imana. Ntago umwanya unyemerera kujya muri detail, ariko reka mbabwire ngo ikintu Imana yanditse mu mabuye cyari cyo kuzahoraho by'iteka ryose. Haleluya. Iyo Imana ishaka kwandika ibizasibama, ntago ibyandika ku mabuye, byandikwa mu mukungugu. Muzabibaze Yesu igihe bari bamuzaniye wa mugore bari bafashe asambana, bamukubita imbere, bata amategeko yacu avuga ko agomba kwicwa, wowe urabivugaho iki? Atangira kwandikira mu mukungugu, yandika ibyaha by'abashaka gutera uwo mugore amabuye. Utaracumura nabo wa mbere kumutera iki? Ibuye. Atangira kwandika hasi, abantu baza gusoma, umuntu yaza agasanga arandika ibyaha bye. Ubwo gutera ibuye bikaba biranze. Niba yari yanarifashe agahita rita hasi, agahubwo agakizwa n'iki? Agakizwa n'amaguru. Kuravuga ati ibi nsomye n'abandi ntibabisoma, ninjye bari bubanze gutera iki? Amabuye. Agacaho. Mukuru itora agacaho. Umudiyakoni yaza agira ngo arasoma ibyo bari bandikiye wa mukuru itorero, agasanga iby'indi babisibye barimo kwandika ibiki. Nawe akagira ate? Agakizwa n'amaguru.
Yesu yasigaranye wa mugore gusa, atabagaca urubanza bari. Umugore yari ategereje kumva ibuye, naho bose bagize bate? Bahunze. Arebye asanga ntawe, ati ntawe na nyagasani. Yesu aramubwira ati nanjye sinkucira urubanza, ariko genda ntuzongere gukora ibyaha ukundi. Haleluya. Ijuru, ikintu ryanditse ku mabuye aba ari cyo kuzahoraho by'iteka ryose. Ariya masomo muyandike, aragenda ababwira neza yuko amategeko y'Imana ari umurava, arakiranuka kandi arahamye by'iteka ryose. Uzababeshya rero ngo yakweditinga, ngo yahindura, ni ikinyoma. Satani arashaka kwigarurira isi binyuze mu kubeshya abari mu isi, yuko wakuramo itegeko rimwe ugasigara ukurikiza ayandi kandi ukabarwa nk'umukiranutsi. Ubu dufite institutions nyinshi zagiye zikinira amategeko y'Imana, ugasanga irya kabiri bararifashe bazugunya nyuma ya Huye murazi gucisha mu idirishya rikagenda, bagafata ayandi bakeditinga uko bashatse. Nitubona umwanya tuzabyiga, ariko reka mbabwire amategeko y'Imana nta kindi wayakorera uretse gutera ikirenge mu cy'umukurambere wacu. Haleluya. Ariwe bita Aburahamu, sogokuru w'iki? Wabizera. Umva ubuhamya Imana imutangaho mu Itangiriro 26:5, maze dusoreze aha ngaha twitahe. Aravuga ati, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije, nayo nagize gute? Nayo navuze. Niba turi Aburahamu, tugomba gutera ikirenge mu cya sogokuru wacu. Kwizera Imana byamuhanije no gukiranuka, maze guhera uwo munsi atangira kugendera amategeko y'Imana no mu mateka y'Imana, atangira kuba umuntu wumvira, kuko yategerezaga ko Imana imutegereje igihugu. Haleluya. Hari umudugudu yagombaga kumwubakira, kandi uwo mudugudu uzaba inheritance ku bantu bose bazakira Kristo bakamwemera nk'umwami n'umukiza. Haleluya. Nitumara kwemera agakiza, ni ukuri tuzemera ko Yesu atubohora. Namara kutubohora ku ngoyi z'umwanzi, tuzemera kugendera mu mategeko no mu mateka ye. Haleluya. Kuko utarakizwa, utarabohorwa, ntabwo ijuru ryagusaba kumvira, ko ntiwabishobora. Ko kamere ntishobora kumvira Imana, ntibishoboka, kuko ni umwanzi w'Imana. Ariko bya bindi kamere itari bushobore, Imana yabonye ko utabishobora, yohereza Kristo. Haleluya. Yesu araza aneshereza mu mubiri, kugira ngo abazemera kugengwa na kamere y'umwuka w'Imana bazashobore gukiranuka kuko ijuru ribyifuza. Imana riduhe umugisha, kandi ijuru rikomeze rituganirize mu izina rya Yesu.